nihuse nababwira urugero rumwe rwa Rizinde. Rizinde yari ibyumba mu gihe cyo guhagarika jenoside. Abona amakuru kuko yari komanda mukuru, yari afite escort, yari afite radio, amenya amakuru ko ikigo cya Kanombe inkotanyi zagifasha. We ubwe bimunanira kwihangana, ati nyana zimbwa ziragifashe sha, azifashe kiriya kigo, ati ziragifasha gutyo ati ziragifashe, ati baragitaye, ati baragitanze, atariko barabeshya, atabaye komando babigogwe nibahagera baragisubirana. Ubwo urumva ni umuntu twari tumaranye hafi imyaka 4 ku rugamba, ariko urumva imyumvire ye n'imyaka ye nuko byari bimeze. Harabo utashoboraga guhindura nubwo wagira gute. Yego, ubuze ubunyarwanda ntaraswa ntimwamurashe. Ariko se yavuze iryo muraryumva muramureka? Yabaye mwamufashije mute? Birumvikana yarafatanije n'uwari dirikabu we n'uwari deje. Muraganirira abakiri bato, wabonanye minisitiri umweyo? Uko ni ukuri. Ikindi nibuka nabonye icyo gihe yagendaga mu kamodoka k'agasamurayi murakabona gatoya, yakajyagamo, dirikabu wakajyamo, deje akajyamo, n'aba escort bagakwirwamo. Ibyo rero, ikindi amateka yacu ntabwo ari meza mu karere. Buri muntu wese hano utarahunze afite umuvandimwe we wahunze, utarahunze 59 yahunze 94. So akarere twarakayogoje, twagateye akajagari, baraturambiwe. Ni ukuvuga ko turyanye hagati yacu ntitugifite naho kwihindira. So by obligation tugomba kubana byanze bikunze, nta handi dufite kujya. Ubu ninde wakongera guhungira Uganda? Ninde bamwakira gute? Ninde wakongera guhungira Burundi? Wakwakirwa nande? Ninde wahungira Kongo? Murebe ibiriyo, mwahungira hese? Ni ukuvuga ko tugomba kuba hano. Niba tugomba kuba hano, banyakubahwa muteraniye hano, umwanya baduhaye ni umwanya w'ikiganiro gikurikira icyakozwe n'urubyiruko. Tugiye kuganira mu masaha navuga ko agoye, ko ntibyoroshye, ariko turagerageza kubyoroshya. Iyo abantu bavuye kwahisha mu nda burya ntibiba byoroshye, ariko biri bworohe. Iki kiganiro rero kiswe icy'abantu bakuru, kirakurikira icy'urubyiruko rwaganiriye duhari rwirekuye. Turagira ngo natwe twirekure, kuko uko abato bafata ibyo babwirwa n'abakuru iyo ari bibi, niko banafata ibyiza babumvanye, kuko ubwonko bwabo budafata ibibi gusa. Hari n'inama basabye, nimuziga barazingama, nimubiva umuzi uyu muryango ntuzazima. Nabwiraga abo turi kumwe hano bagiye kuganira namwe natwe. Ndagira ngo rero mpere kuri afande Kabarebe. Turaganira n'ubundi kuri ndi umunyarwanda, ingabo n'urukingo, ndi umunyarwanda, impamvu, igitekerezo ngenga cyo kubaho kwacu. Makuru make ngira ku gisirikare, make yashoboka. Nuko iyo umuntu aje mu gisirikare bamukura mu busivili, bafite uko bamubwira abasivili. Ndavuga amakuru make mfite, nshobora kuba nibeshya, ariko abo twagiye tuganira banyuzeyo bose barakubwira bati barabanza bakagukuramo ubusivili. None afande, ko mwagiye mwakira abantu baturutse imihanda yose mu rugamba rwo kubohora igihugu, hari ukubakuramo ubusivili, ariko mwagombaga no kubashyiramo ubunyarwanda. Icyari cyoroshye muri ibyo byombi ni ikihe?
nyakubahwa minisitiri w'intebe, banyacyubahiro mwese muri hano, members ba Unity Club n'abatumiwe, ibyo Cleophas Barora avuga nibyo. Iyo ugiye mu gisirikare babanza kugukuramo igisivili, ni kimwe n'uko ubona kompiyuta irimo ibintu byinshi cyane bitandukanye, kugira ngo uyitegure neza ukabanza ukayidifomata, ukayihanaguramo ibirimo byose, noneho ukayifomata uko ushaka, ushyiramo software ushaka kuzakoresha. Niko igisirikare cyubatse, nako giteguwe. Ariko mu rugamba rwo kubohora igihugu cyacu, icyo naheraho mvuga ni uko rwagiye rutangirira ku mahame ya ndi umunyarwanda. Ku mahame ya ndi umunyarwanda, abakuru bari hano barutangiye, ndababona ba Muzehe Tito n'abandi, babanje kubaka RPF ishingiye kuri ndi umunyarwanda, izagendera ku mahame ya ndi umunyarwanda. FPR ubwayo yabanje kwitegura kwiribaretinga mbere y'uko itangira kuribaretinga igihugu. Amahame yo kubaka u Rwanda niyo yatangiriweho, ku buryo habanje kwigishwa abantu, abakada barategurwa, bamenya neza RPF ikirwanira, baragisobanukirwa. Ni nayo mpamvu urugamba rwo kubohora igihugu cyacu hari impande ebyiri. Hari FPR ifite uko yadefiningaga umwanzi. Umwanzi ninde? Umwanzi wa FPR yari system ikandamiza abanyarwanda, ibuza u Rwanda gutera imbere, yahejeje abanyarwanda hanze n'abari mu gihugu badafite uko bazigera batera imbere. Uwo ni wo mwanzi, niko RPF yamusobanuraga. Leta ya Habyarimana FPR yarwanyaga yasobanuraga ite umwanzi? Yamusobanuraga mu ijambo rimwe gusa: umwanzi ni umututsi. Niko byari bimeze. Umwanzi ni umututsi, ni inyenzi, ni imbaragasani, ni ibyo byose, ibitutsi byose bibaho. Ari nayo mpamvu urugamba rutangiye, abatutsi bibasiwe hano, barafungwa muri za stade, ngo ni ibyitso n'iki byose barabibasira. Murumva rero itandukaniro ryari rihari. Aho FPR yavugaga iti turarwana, yes, n'igihugu, turarwanya institutions z'igihugu zifasha iyo leta gukandamiza abantu, arizo ngabo z'igihugu. Kandi umwanzi ntabwo ari abantu, ntabwo ari abaturarwanda, umwanzi niyo system mbi. Leta ya Habyarimana yo byari kiriya, umwanzi yari umututsi. Kandi byaragaragaye uko byakomeje, urugamba rukomeza, abantu bose bazaga ku rugamba, urubyiruko rwazaga ku rugamba, rwazaga ruvuye ahantu hatandukanye, haba mu Rwanda, haba Tanzania, haba Kongo, haba Burundi, haba muri Uganda. Yewe n'abavaga mu gihugu kimwe ntabwo babaga bahuje ibintu byinshi. Abavaga mu Uganda bavaga ahantu henshi hatandukanye bataziranye. Abavaga i Burundi bose ntabwo ariko babaga bahuje. Hari abavaga mu giturage, hari abavaga mu nkambi, hari abavaga mu miji. Kongo ni nini, abavaga Lubumbashi ntabwo babaga bahuje n'abava muri Kivu. Abavaga mu Rwanda murabyumva namwe uko hari hateye, n'abazaga niko bari bateye bamwe. Abo bose rero bagombaga gushyirwa ku murongo umwe wo kugira intego imwe y'icyo barwanira. Icyo barwaniraga ni u Rwanda. Ni u Rwanda ruteye imbere, rwunze ubumwe, rudevelopinga. Bivuga ko uwabaga bagezeho yajyaga gukora ku mbunda yarabanje guhindurwa, mwavuze ngo ni uguforomata. Ni uko deforomata, byarajyaniraga byose, byagenderaga hamwe. Inyigisho z'icyo umuntu arwanira, imyitwarire, uko agomba kwitwara, indangagaciro agomba kugira, noneho n'uburyo agomba kurwana, byose byagenderaga hamwe. Ni ukuvuga ko
RPF RPA yabanje kwibohora ubwayo mbere y'uko ibohora u Rwanda, ariko birumvikana ko kwibohora biba ari urugendo, discipline, imyumvire, imitekerereze, ideology, buri gihe byabaga biri center mu byo twakoraga byose kugira ngo dushobore kubohora u Rwanda uko byifuzwa. Harimo challenge nyinshi cyane, harimo ibigeragezo byinshi cyane, habagamo kurwana no kurwana. Urugero natanga ni nkuko iyo mu Rwanda harabafatwa ku rugamba, barafatwaga, twarafatwaga, natwe harabo twafataga. Hari naho byageze mu 1993 biba ngombwa ko mu mishyikirano ya Arusha n'ibyari byemejwe ko abasirikare bari aba leta bari ku ruhande rwa FPR bari barafashwe basubizwa leta, na leta nayo igatanga aba FPR yari yarafashe. Icyo gihe imibare nibuka neza nuko FPR yatanze abasirikare 59, abo nabemeye kugenda, hari abanze bagumana na FPR. Ku ruhande rwa leta baduhaye abasirikare 3, ni ukuvuga ko abacu bafataga bose barabicaga. Baduhaye umusaza umwe witwa Naniya, baduha undi musirikare witwa Nyirigira, baduha n'umusaza wari inyenzi kera witwaga Ngurumbi. Nibo bantu baduhaye, abandi bose barabicaga ku buryo batatinyaga no kwica n'abakobwa bafatiye ku rugamba. Bitabaga no mu mateka y'u Rwanda, ndibaza ko mu Rwanda no mu ntambara zarwanwaga na kera nta mukobwa wicwaga ku rugamba. Ariko dufite ingero nyinshi cyane, dufite ingero z'abakobwa bafashe bakabicana nabi. Hari umukobwa wacu wari umukaporari witwaga Rukotana, afite abavandimwe be hano bamwe ndabazi, hariya ku Kidaho baramufashe. Icyo bakoze bashinze igiti, bazana amaguru ye bagicisha hagati, baramushinga, bamushyira ku muhanda aho ngaho. Tugarutse kumushaka dusanga ahagaze, twibaza ngo ni muzima, naho bamucishijemo igiti gutyo. Ibyo ni ikigaragaza abantu batari bafite ubumuntu na gato. Rero abo basirikare 59 twahaye leta, hari abo twasigaranye bagumye mu ngabo kandi bagira akamaro. Ibitero bimwe byaza Ruhengeri ya kabiri ntabwo twari kuyishobora iyo tutagira umusirikare nka Minani twari twarafashe tukayintegratinga. Niwe watweretse n'inzira, niwe watweretse n'umwanzi aho ari, kuko yari ahavuye yarabizi. Bishoboka neza ko kurasa uwo mujyi. Rero mu nzira yose yo kubohora igihugu cyacu, ndi umunyarwanda yari mu mitwe y'abantu, kuko objective ya mbere kwari igihugu cy'u Rwanda, igihugu kibereye abanyarwanda cyunze ubumwe, igihugu cyagombaga kubaho. Ariko birazwi ko hari n'abaje icyo gihe, muratubwira abazaga mu gisirikare. Icyo nari ngiye kukibaza ndakibaza nyuma y'ikindi ngiye guheraho. Mu gihe cyo kubohora, cyo guhagarika jenoside nyirizina, hari abaje mwamaraga kubohora bakahita bajya mu gisirikare, kandi uyu muntu ucitse ku icumu urokotse winjiye mu gisirikare, mumufitiye umwanya wo kumwigisha ubwo bunyarwanda kuko aje akomeretse. Abo bo mwagiye mubafasha mute? Ese uyu munsi bwo uje muri RDF nubwo atari yo mushinzwe muri iki gihe, ahurira he n'ubwo bunyarwanda? Kuko umuntu ashobora kugira impamvu zinyuranye. Tuganira n'abantu benshi afande bakavuga ati ngewe nzajyamo kuko wenda nka mukase yamuzengereje, akibwira ko ageze mu gisirikare yabona agakoresho. Abantu bashobora kuza batekereza agakoresho kuruta umwuga.
bose buri gihe mwababoneraga umwanya cyangwa mubafitiye umwanya? birumvikana nyuma yo guhagarika jenoside abasirikare benshi bazaga bafite ibyo bitekerezo by'agakoresho, bashaka kwihorera, bazaga bashaka ako gakoresho, ariko icyo basangaga RPA ikomeye cyane idadiye, basangaga RPA idadiye ku buryo ntaho bashoboraga kwinyagamburira, byari bigoye. Ariko abantu n'abantu, hariho ababikoraga ku giti cyabo, uwo nguwo agahanwa by'intangarugero, hari n'uwabikoraga akiyahura. Hari umusirikare wabikoze Gikondo hariya ariyahura, arangije kwica abantu hari igicubwe. Hari abagiye bahanwa, ni uguhozaho. Ariko byagiye kugera 94 ingabo za RPA zimaze kuba ubukombe ku buryo n'uwazizagamo uko yabateye uko ariko kose yageragamo agahinduka byanze bikunze. 94 haje abasirikare benshi 1500 icyarimwe mu kwezi kwa 7 barakiriwe, hinjiye abana benshi cyane bavangwa n'abo ngabo. Birumvikana ntabwo byari byoroshye gukora integration inyuma ya jenoside yari korewe abatutsi muri ako kanya, aho abari barokotse babonaga ko ari ugushinyagurirwa kwinjiza abasirikare bakoraga jenoside cyangwa bari ku ruhande rukora jenoside. Birumvikana abinjizwaga nabo ntabwo bari bafite icyizere cy'uko bagiye kujya mu ngabo ngo bazikorere bakorera igihugu. Bumvaga ko ari amayeri y'inyenzi, ko ntabwo bari bwinjizwe, nta gaciro bazahabwa. Ariko ntabwo ariko byagenze, barahari hano bamwe baza kubyivugira. Icyiza nuko abantu bagihari bakwiye kujya batinyuka bakavuga amateka yabo, ni nayo yafasha aba bana bakiri batoya, kuko ni ibintu biba byarabayeho, ni amateka. Twese dufite amateka twaciyemo. Abantu bajya batinyuka abivuge, kuko nta ngaruka byamugiraho, ahubwo ni isomo ryiza ry'abandi bashobora kuba bakwigiraho. Abo basirikare uvuga bahagaritse jenoside cyangwa binjiyemo igihe jenoside yakoraga abatutsi yahagaritswe, bari bakiri bashya, ntabwo hashize igihe gitoya cyane. Ni benshi muri bo bambukanye n'abandi kujya gucyura impunzi zari hakurya. Impunzi zari hakurya, umuzi aho zari ziri ni Mugunga, ni Katare, ni Gahindo, ni Gashusha, ni ku mupaka, ni Kibumba, ni hose. Ariko hari nk'ingero zimwe umuntu yibuka ukabona ko bitanga icyizere cy'uko kuba umunyarwanda, ndi umunyarwanda, ari ibintu byoroshye biremerezwa n'abantu baba bafite inyungu zabo ku giti cyabo, ariko ntabwo ari ikintu kigoranye cyane. Ingabo zimaze kwambuka kujya gucyura impunzi zaciye hagati y'inkambi nyinshi. Hari inkambi za Mugunga, hari n'inkambi zari Katare na Kahindo muri Rucuru. Zaciye hagati, ingabo zaciye hagati. Duciye hagati, ingabo zari za exfar zari zarahunze ziza kudutera mu birunga bya Nyamuragira. Zije kudutera, ikirunga kiraruka. Ikirunga cya Nyamuragira kiraruka 96. Kirutse ari twe ari exfar twarwanaga twese turahunga, kuko nta washoboraga kwihanganira ikirunga. Exfar zihunze, ntabwo nibuka aho zahungiye, ubwo zagiye mu ahantu kureho. Noneho hari impunzi zituruka Gatare, ni muri Rucuru, zishaka guca hagati ya Nyamuragira na Nyiragongo ngo zijye Mugunga. Kandi aho zagombaga guca niho amashami y'ikirunga cyarukaga, niho yacaga. Uzi icyunga kiruka kigaba amashami, ushobora kwibeshya ugaca ahantu amashami akaza guhura ukagoterwa hagati, byose bigahura. Icyo gihe ingabo z'inkotanyi icyo zakoze ni iki: twahagaze ahantu tudeployinga abasirikare
kugira ngo izo mpunzi zavaga Katare zijya Mugunga zitagwa mu kirunga, zidaca muri ayo mashami y'ikirunga, zibacisha ku ruhande. Umudamu nibuka warimo ni umudamu witwa Marie Rose, yari atwite icyo gihe. Marie Rose ashobora kuba akora muri RGB, ashobora kuba akora muri RGB. Iyi nkuru ndayivuga, twayibwiye abantu bakoraga ubushakashatsi b'abazungu barimo Abanyamerika n'Abongereza, ntibanyurwa, baravuga bati muratubeshye. Bikoreye private research yabo, bagaruka nyuma hashize umwaka umwe, baza batubwira bati ibyo mwatubwiye nibyo, ntabwo twashoboraga kubyemera ko inkotanyi zashoboraga gukora ibyo bintu. Ariko niko byagenze. Buriya iyo inkotanyi zitahaba, impunzi zose zo muri Katare, mu nkambi ya Gatare na Kahindu, ntabwo zari kugera Mugunga, zari kumirwa muri kiriya kirunga cyarukaga. Nuko nguko bimeze. Rero RPA yari yariteguye, hari imyiteguro mu myigishirize, mu miyoborere, muri ideology, nibyo byafashije kuba ipfundo rya Ndi Umunyarwanda. Hanyuma icyo navuze kine nari bubaze mbere yuko mbaza n'abandi turi kumwe bagiye gukomeza batuganirira, ni kijyanye n'abandi bagiye baza cyangwa namwe mwagiye gushaka. Hari abo mwagiye gushaka ari bakuru, ndibuka Leta Kanyarengwe, mufite uko mwamugezeho nawe aza muri mwe, n'abandi bantu bagiye baza ari bakuru baza babasanga. Ibiganiro bya Ndi Umunyarwanda rimwe bitangira, hari abana batoya batubwiye bati, batabasaza batubwiye ngo yemwe bani mugende mwitabire mwumve ibyo bababwira munabigenderemo, bati naho twebweho ngo bababwira bakoresheje umugani wa rya tungo riba mu rugo rikora akazi k'umugoroba cyane, ngo baravuga bati ntawe urishaka arikuze. Ariko mu Kinyarwanda bafite uko babivuga, bati ntawe urishaka arikuze, ariko ko hano tudaca imigani ku manywa, ngo barababwiye ngo ntawe ucirira imbwa ikuze. Nagira ngo bitumvikana ukundi kuntu, nashaka uko twabivuga neza mu Kinyarwanda. Aha ngaha tugomba kuganira neza. Uyu munsi abazaga bakuze, mutari burindisha itegeko, mwatubwiye muti RPA iradadiye, ubwo nuvuga ko n'uwashaka kwikorera ibyo abonye ntibikunda. Ariko noneho abo bose bagiye baza bazwiho amadeclaration, wenda abantu babahimbira cyangwa bavuze ntawe ubizi, bo kubakonvenka kubibumvisha no kuza byaraboroheraga. Ntabwo byari byoroshye. Abantu bakuze mu by'ukuri ntabwo byari byoroshye, ariko byarageragejwe. Alex Kanyarengwe yaje avuye Tanzania, niho yari yarahungiye, yaraje yaraje cyangwa rimwe mwagiye kumureba? Na RPF yagiye kumureba, ni nayo yamutumije, ni nayo yamuzanye, niyo yamuzanye, araza aba vice chairman w'umuryango, aho Leta Gen Fred Rwigema apfiriye, aba chairman. So ariko murabyumva aho yaravuye, amateka yaravuyemo, n'imyumvire n'imyaka, no kugira ngo bihinduke vuba ni urugendo. Abandi navugaho ni bari abagabo twafunguje Ruhengeri, Colonel Rizinde, Biseruka, Muvunanyambo, n'abandi bazanye n'abandi. Ariko bageze mu Birunga, ko twafunguye prison tugeze mu Birunga, ubwo twari dufite ibyishimo by'uko tubonye abakomanda, abamajoro, abantu bakomeye bize igisirikare bateye ubwoba, bagiye kudufasha urugamba, noneho bazi n'imirwanire yabo bari bavuyemo, noneho banabarakariye cyane kuko bari barabafunze ngira ngo burundu mu munyururu. Ariko bageze mu Birunga, icyo nibuka neza ni uko basabye imbunda, babaha imbunda, baragenda mu gitondo nka 12:00
saa 3 bari bamaze kugaruka batageze no ku rugamba, bagarukira mu nzira bigaragara ko batabishoboye. Ku bijyanye n'imitekerereze n'imyumvire byari bigoye cyane, ni ibintu byari bigoye. Nihuse nababwira urugero rumwe rwa Rizinde yari ibyumba mu gihe cyo guhagarika jenoside. Abona amakuru kuko yari komanda mukuru, yari afite ama-escort, yari afite radio, amenya amakuru ko ikigo cya Kanombe inkotanyi zagifasha. We ubwe bimunanira kwihangana, ati nyana zimbwa ziragifashe sha, azifashe kiriya kigo, ati ziragifasha gutyo ati ziragifashe, ati baragitaye, ati baragitanze, ati ariko barabeshya, atabaye komando babigogwe nibahagera baragisubirana. Ubwo urumva ni umuntu twari tumaranye hafi imyaka 4 ku rugamba, ariko urumva imyumvire ye n'imyaka ye nuko byari bimeze. Hari abo utashoboraga guhindura nubwo wagira gute. Yego, ubuze ubunyarwanda ntaraswa ntimwamurashe, ariko se yavuze iryo muraryumva muramureka? Mwamufashije mute? Yabaye na guverineri, ngira ngo yabaye prefe, ngira ngo wa kariya karere. Nyuma yaho yabaye prefe wako karere. Ni ibintu abantu bari bamenyereye. Hari n'ibintu bitatangaza. Rizinde kuvuga ibyo, n'ubundi yari asanzwe abivuga turi kumwe imyaka yose. Yarabivugaga bimwe tukabiseka, ariko tukibuka amateka ye, aho yaravuye n'uko yari ameze, ibyo bamuvugagaho n'ibyo yari yarakoze. Byaje kugaragara ko hari icyo utamukuramo kirenze, so abantu bakabyemera gutyo. Yego, murakoze cyane. Ndagira ngo honorable Mukantaganzwa, igihugu kirabohowe, ariko mu kukibohora kibohowe n'ubunyarwanda nkuko twabyumvise, noneho kiragomba ubuyobozi rero. Ariko aba bayobozi bagiyeho, igihugu gikomeretse, mu gihugu abantu bajemo baturutse imihanda yose. Umuyobozi muri uru rugendo yagombaga guhagarara ate? Uyu munsi bwo asabwa guhagarara ate kugira ngo niba no kwihanganira kwa afande Kabarebe yavugaga kubeho umuyobozi wo kuyobora abantu bameze batyo, cyangwa bafite amateka meza atyo, utari bubayoboze rya tegeko ridadiye ryo mu gisirikare, ko mu gisirikare hari aho bagera iby'imyumvire bikamera nka rwa rupangu rw'inka bavuga ngo nukunyura aha utahanyura ntibikunda. Ariko umuyobozi we noneho uyoboye mu Rwanda arasabwa iki? Murakoze nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, banyakubahwa bayobozi bakuru b'igihugu cyacu, namwe ntwararumuri mwese muri hano. Kuvuga ubuyobozi bw'u Rwanda ni ibintu bitoroshye, ariko nanone umuntu yagerageza kugira icyo avugaho hanyuma mukaza kutwuzuriza. Ubuyobozi bw'u Rwanda muri 1994 bari abayobozi, ariko ari n'abakozi. Urumva muri 1994 twari tumenyereye minisitiri uba hariya aza ukareba hasi, perezida wa repubulika waho atambutse ugatera umugongo, ariko sibo bayobozi twabonye muri 1994. Twabonye abayobozi bafite inshingano ikomeye yo kurema igihugu bundi bushya, banarema n'umunyarwanda, kuko twari dufite abanyarwanda bakomeretse, abanyarwanda dufite igihugu cyuzuye imirambo, dufite igihugu cyasenyutse. Njya nibuka urugero rumwe, Minisitiri Mazimpaka Patrick, reka bari we ntangaho urugero kuko ho nari impari. Nibuka ko namusanze ari minisitiri w'urubyiruko n'amakoperative, sanga afite umweyo arimo akubura amacupa n'ibindi byose kugira ngo abone aho yicara. Birumvikana yari afatanije n'uwari dirikabu we n'uwari deje. Muraganirira abakiri bato, wabonanye minisitiri umweyo? Uko ni ukuri.
ikindi nibuka nabonye icyo gihe yagendaga mu kamodoka k'agasamurayi murakabona gatoya yakajyagamo dirikabu akajyamo deje akajyamo n'aba esikoti bagakwirwamo. Ibyo rero icyo nshakira kubivuga, umuyobozi isomo twakuramo nuko umuyobozi iyo azi icyerekezo aganamo, iyo azi aho aganisha igihugu, ntabwo aba umuyobozi wo muri karavati na kositimu, aba umuyobozi ugomba no gushyiraho umusingi wo kugira ngo ube urufatiro rw'ubuyobozi bwe. Icyo nicyo navuga. Nyuma rero ya 1994 twabaye mu nzibacyuho, tugira itegeko nshinga, tuva mu nzibacyuho tugira ubuyobozi n'ubu tugifite. Aha naho ndagira ngo mvuge inkuru. Nagize umugisha wo kuba umwe mu bakomiseri bari bagize komisiyo yateguye itegeko nshinga, nshinzwe intara y'Umutara n'intara ya Kibungoge na mugenzi wanjye. Twakira ibitekerezo ku birebana n'ubuyobozi abanyarwanda bifuza mu Rwanda. Twatangaga ibitekerezo byinshi, ariko abanyarwanda benshi hejuru ya 99%, kuko nzi ko abashatse ubwami batageze na 1%, bifuje kugira ubutegetsi bwa repubulika, kandi bakifuza perezida wa repubulika ukomeye, wa wundi bashinga iki gihugu bakamuha ibintu byabo byose, hanyuma bakajya banabimubaza. Ubwo nibwo butegetsi abanyarwanda bashatse. Birumvikana ko twicaye nk'abakomiseri tukagera uko tubishyira mu mategeko, ari ryo tegeko nshinga tugifite n'ubu ngubu. Abayobozi rero dukwiye kwiyumva duti, perezida wa repubulika niwe muntu umwe tugira utorwa n'abanyarwanda bose. Abandi twese burya turi intumwa ze aho turi. Iyo twumvisha ubuyobozi rero nk'intumwa biroroha, kuko ubundi mu muco wacu intumwa iharanira gutumika. Njya mibona abasaba abageni iyo bavuga bati nimureke njye gusohoza ubutumwa, intumwa iharanira gutumika. Abayobozi rero mu Rwanda bakwiye kubyumva gutyo, iyo wabyumvisha utyo birakorohera. Ikindi njya mbona mu mikorere yabo murakomeza rwose ibyo biranga umuyobozi bikwiye kumuranga. Mu mikorere yabo hari aho mubona babizi cyangwa batabizi bihura na ndi umunyarwanda? Nibyo birahari, nicyo nendaga gukomerezaho. Mu mikorere y'abayobozi umugisha tugira ntabwo ari bo benshi, ariko benshi barabizi, benshi barabyumva, ndetse baniteguye no kubyumva kurushaho. Ariko hari bateshuka gatoya, ugasanga umuyobozi abaye umuyobozi wiremereje, ushaka gusumba ubutumwa. Icyo ni ikibazo gikomeye. Iyo wabaye umuyobozi ugasumba inshingano, kiba cyabaye ikibazo. Ubwo wowe ubwawe wigize urwego, wigize akazi, wigize ubutumwa. Ariko mbaye urwego binyambura ubunyarwanda, cyangwa hari uwo bibangamira ku bunyarwanda bwe? Ntabwo bikwambura ubunyarwanda, kuko itegeko nshinga ry'u Rwanda ryemera ko u Rwanda ari urw'abanyarwanda bose, ariko uba watakaje indangagaciro z'ubunyarwanda. Kuko iyo tuvuga ndi umunyarwanda, tuba tuvuga isano nk'abanyarwanda dufitanye, ya sano ituma tugira ishema, duterwa ishema n'igihugu cyacu, tukiyemeza kugikorera, tukiyemeza kugiteza imbere, tukiyemeza no kukirwanirira. Iyo rero wabaye umuyobozi ugateshuka ku nshingano, ugateshuka ku butumwa watumweho, iyo sano uba wayitatiriye. Uyu munsi turaganira, hashize iminsi tubona abayobozi bagenda bakurwaho, basimbuzwa. Hari ukuntu abantu tubyumva tunabifata. Uyu munsi wa none kuko tuganira kuri ndi umunyarwanda, igitekerezo ngenga cyo kubaho kwacu, urukingo ubundi urukingo umuntu arufata nka rimwe, hari izo batera nka kabiri. Kugira ngo ndi umunyarwanda ni urukingo tugomba gufata kangahe?
ndi umunyarwanda mu ntekerezo, ni intekerezo ikwiye kuba urukingo duhora dufata twisuzuma ndetse tuniha. Ntabwo dukwiye kurindira ariko ubundi urukingo umuntu arufata nka rimwe rukaba forever. Hari urwo ufata imyaka 10 indi 10 yashira ukarufata, ariko hari n'urwo uba ukwiye guhora ufata buri munsi kugira ngo ejo utahava utatira igihango. Icyo mvuga cyane cyane ku muyobozi, iyo tuvuga ko ari urukingo rwa buri munsi, ubundi abakirisitu Bibiliya cyangwa Korowani ni y'Abayisilamu. Ni y'Abayisilamu. Ndabizi. Ndavuga abasenga muri rusange, basenga buri gitondo na saa 6 bakongera na nimugoroba bakongera. Ndi umunyarwanda rero ikwiye kubisengesho ryacu, niko mbyumva, kugira ngo ejo tutahava dutatira igihango. Abo bayobozi rero wavuze bavaho, ashobora kuvaho koko yatatiriye igihango, ariko ashobora no kuvaho habonetse undi ushoboye kumurusha, ashobora no kuvaho bamuteganyirije ibindi, hari impamvu nyinshi, ariko ashobora no kuvaho yatatiriye igihango, nabyo kandi tujya tubibona. Uyu munsi wa none hari inararibonye muri uru rugendo bijya bigarukwaho kenshi, turi muri Unity Club, urumva rero urwo rugo twaganiririyemo uyu munsi. Unity Club, Intwararumuri, kimwe mu byo mushyira imbere mwubakiyeho, kandi ntekereza ko ishobora kuba ari n'imbaraga muraza kutubwira, nuko nta muyobozi ucyura igihe, nuko n'uvuyemo akomeza gutwara rwa rumuri. Iyo murebye ababaye muri mwe, ntabwo ndi bujye hirya ya serikire yanyu, mubona uwo muhigo mwarawesheje cyangwa muri buze kudusaba imbabazi twaba tarimo? Ndavuga ko uwo muhigo twawesheje ntitwavuga 100%, ariko ni hejuru ya 95%, kuko buriya abakomeza gutwara urumuri ni benshi. Niyo mpamvu n'u Rwanda ari u Rwanda, niyo mpamvu tukirubona ubu ngubu. Ariko n'abateshuka urumuri bakarwibagirwa cyangwa bakarupfukirana, nabo barahari. Harya abantu uza bagiye rutaraza urwo rumuri, ndavuga abatwumva kuri za YouTube, bahoze muri guverinoma, bahoze mu nzego nkuru z'igihugu, sabanyu bose nabacu, ubwo bari muri ya 5%. Baraha muri ya 5%. Ariko kandi icyo navuga nuko mu Ntwararumuri twifuza kuguma hamwe kandi tukazagumana uretse ibiza biza. Nabo ngabo twifuza guhora tubegera kugira ngo tubagarure, kuko nabacu, n'abanyarwanda n'abana b'iki gihugu. Murakoze. Pastor Ndayizeye Isayi, mu kanya mu gihe urubyiruko rwaganiraga duteze amatwi, ariko no mu ijambo ryavuzwe na Ministre w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, yavuze ati ahantu hakiri imbogamizi akomoza no ku madini aratambuka, ariko ubwo uri aho ngaho sindi butambuke. Yavuze ngo amadini, amatorero, abihaye Imana, ndi umunyarwanda igira umwanya muke cyane, kandi koko turanabumva bavuga bati si ivanjiri. Ko ndi umunyarwanda atari ivanjiri, muragumana uriya mugayo cyangwa urabavaho uti? Murakoze cyane nyakubahwa Premier Ministre, banyakubahwa mwese. Eka mpere ku ishimwe dufite twese, aho kandi nshaka kubanza kubihuriza n'icyo kibazo. Na byiza ko twumva iyo tuvuze abanyamadini ni bande, abihaye Imana ni bande, kubera ko hari igihe abantu batekereza abanyamadini bakabatekereza nk'abayobozi bayo gusa, ntibatekereza abayarimo. Iyo ku cyo twishimira ku rugendo rumaze kugendwa, kuba ubumwe bw'Abanyarwanda ku kigero cya 94 n'ibice 7%, twishimiye ko tumaze kugira ubumwe. Ni ikintu cyo kwishimira, kandi
umuntu asubije amaso inyuma aho tuvuye kuva jenoside yakorewe abatutsi ihagaritswe kugeza uyu munsi wa none, uretse no kurebera kuri ibyo bipimo biva mu bushakashatsi buba bwakozwe, ukanareba n'igihugu, ukareba n'umubano w'abantu, ubona ari ibyo kwishimira. Rero ya 94 hafi 95% irimo abanyarwanda bose, irimo n'abanyamadini. Bivuze rero ko 5% gato 5% buyihoreye murimo muti iyo mibare ko ari ya NUBWIZA muri iki gihe, ariko nayo ni umurage yahawe na komisiyo yahoze ari komisiyo y'igihugu imwe n'ubwiyunge. Abantu bazi ko iyo mibare ari yabo, mwe murimo muti ntabwo wafata amadini ari mu gihugu cy'u Rwanda ngo yatandukanye n'igihugu cy'u Rwanda. Mbega uburyo turimo nuko abari hano abenshi nibaza gutaha n'undi baba bari mu madini no muri ya matorero. Ntabwo biza kutubuza kuvuga ku nzitizi n'imbogamizi zigihari, ariko ni no kugira ngo nituvuga amadini, amatorero, ntitugire ngo bafite ikindi gihugu kindi barimo. Rwa rugendo twagenze rwo guhinduka, rwa rugendo twagenze rwo gusangira wa muti rwo gukira, rwa rugendo turagusangiye, rwa rugendo turi kumwe. turaza kwibaza ahakiri inzitizi, ariko kambanze mpere ko iyo tuvuze amatorero n'amadini ntabwo ari abantu bari mu kindi gihugu cyihariye, niba abanyarwanda turi kumwe, dusengana, tuganira. Ni nabo usanga iyo bitari mu materaniro yo mu nsengero bari kwigisha bwa butumwa bw'ubumwe, bw'ubudaheranwa, bari muri bya bikorwa, muri za gahunda zikomeza gushimangira iyi gahunda ndi umunyarwanda. Mushumba, koko murabivuga mu pastori, shehe cyangwa ni imamu, ntabivuga neza mufutari bumfashe, mu musigiti cyangwa mu rusengero yahaguruka ati tugiye kuvuga kuri ku bumwe n'ubudaheranwa by'abanyarwanda. Ese ubundi afite materiyeri, afite icyari bwifashishe, kubera ko benshi baravuga ngo ariko ibyo bintu si ivanjiri, ibyo bintu si korowani. None Minisita Bizimana yavuze ati mudufashe, muduherekeze muri uru rugendo. Murabaherekeresha iki? Ubutumwa dufite, ubutumwa bwiza duhereye ku ijambo ry'Imana. Wavuze abihaye Imana, umuntu yaramutse yarihaye Imana nayo ikamwakira, ikamuha n'ubutumwa, ari umunyarwanda, ubutumwa yamuha bwaba bugaruka ku bumwe bw'abanyarwanda, bwaba bugaruka ku rukundo, kuko Imana iri kuvugira mu banyarwanda, iri kuvugira mu Rwanda, iri kubwira abanyarwanda, yaba ibaha ubutumwa busubiza ikibazo bafite, busubiza ikibazo bafite. Niyo mpamvu Imana ni contextuelle. Imana ni ubuzima abantu barimo. Imana iha abantu igisubizo cy'ibibazo bafite. Rero icyo mvuga ni uko ubutumwa bwiza bukwiye kuba busubiza ikibazo gihari. Uribuka kubemera Kristo no mu ngendo yagendaga ahantu hose yasubizaga ibibazo bijyanye n'ibihari. Ngira ngo ikibazo gituma abantu bibaza nk'icyo bibazo wambashije ni intege nke zagaragaye mbere ya jenoside yakorewe abatutsi, mu gihe higishwaga urwango n'ivangura, amadini araceceka, amatorero mu nyigisho yari afite ntiyigisha bwa bumwe, ntiyamagana cya kibi, bitugeza no kuri jenoside yakorewe abatutsi. Ariko dukiye no kwibaza nyuma yayo ni iki cyakozwe. Rero icyo narindi kuvuga ni uko ubutumwa bwiza dufite, ibitabo dufite twigishirizamo ubutumwa, harimo inyigisho zihagije zikwiye kuba zidufasha kubona ubutumwa bwo kubwira abanyarwanda, ari bijyanye n'ubumwe, ari bijyanye n'urukundo, ndetse n'ibindi bibazo bindi bitandukanye byugarije umunyarwanda. Haba harimo ingero
ko hari uwakubwira ati narasomye biriya ndayirangiza ntabyo nabonyemo nta ndi umunyarwanda nsangamo. Reka mpere kuri nyiri ubutumwa wenyine Kristo we yigisha yavuze ko ikimuzanya kugira ngo abantu bagire ubugingo ndetse bwinshi, ariko no mu isengesho yasenze ryari ryo gusabira abantu ko baba umwe, ndetse iyo uhereye mu itangiriro ubona mu bintu Imana yahaye umuntu yamuhaye igihugu ndetse no harimo n'itegeko ngo ububahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Imana yawe iguha. Rero ndi umunyarwanda niyo ntekerezo yo kumva ngo igihugu ni icyacu, ni icy'Imana yaduhaye, kandi ni nicyo cyo kumva ngo iyi ni impano Imana iduhaye, ariko ni bandi ihaye, ni twebwe abanyarwanda dufite inshingano yo kuyirinda, dufite inshingano yo kubahiriza icyatuma u Rwanda rukomeza kuba rwiza. Hanyuma ibyo byose mu bantu bagira amakuru menshi abihaye Imana babamo, mwebwe iyo mureba uretse ijisho rya NUBWIZA, uretse ijisho ry'abandi bantu bafite mu nshingano, mwebwe iyo mureba ni nk'ibiki bikiri ibyonnyi by'ubumwe n'ubudaheranwa nka civil society? Icyo wakita ibyonnyi cyangwa se inzitizi biragaruka mu rugendo twagenze, higishwa ivangura, higishwa amacakubiri. Ntabwo rero niyo hashyizweho gahunda y'ubumwe bw'abanyarwanda, ndi umunyarwanda, hari igihe kubivuga kubyemeza bidahita kubihinduka ubuzima bw'abantu umunsi ku wundi. Kimwe rero mu nzitizi gihari gishingiye ku bantu bakibona mu ndorerwamo y'amoko, cyangwa se kwironda abantu bashingiye kuri y'amoko y'ubuhutu, ubutwa n'ubututsi, cyangwa se na y'amoko yarahuje imiryango, amoko gakondo. Yewe hakaba n'igihe usanga uko kwironda gushingiye aho abantu bavuka, aho abantu bakuriye, aho abantu bakomoka. Usubije inyuma gatoya, jenoside yakorewe Abatutsi ikimara guhagarikwa, kuko mu byari byamaze kwangirika harimo icyizere cyo kubana, icyizere cyo kubaho. No mu bintu abantu bibazaga harimo kwibaza niba bishoboka ko abantu bakongera kubana, bakongera gusangira. Niho ubona icyo gihe abantu bajya gutura, umuntu yajya gushaka ahatura, agashaka ahari umuntu bavuye ahantu hamwe, yajya gushaka itsinda ajyamo, yajya kwiga. Yewe ntibibuze ko nushaka kujya mu rusengero akabanza kumenya abantu bahari kugira ngo amenye urwajyamo n'urwatajyamo. Mu cyo twishimira ni uko ubuyobozi bwiza twagize bwafashije abanyarwanda kugira amahitamo ashingiye ku bumwe, ashingiye ku kubakira ku biduhuza, kureka kubakira ku byadusenye. Ariko n'uyu munsi nubwo urwo rugendo tumaze iyi myaka turugenda, tukaba twishimira aho tugeze, ariko uracyabona abantu bakihuza bashingiye kuri iyo ndorerwamo. Yewe rimwe na rimwe umuntu yajya ahantu agiye kuhayobora, agiye kuhakora ibikorwa byaba ari iby'ubucuruzi cyangwa ibindi, ukabona abantu babanje kumwishimira cyangwa kutamwica se kumushyigikira, babanje kwibaza ngo harya uyu nguyu aturutse he. Hakaba n'igihe usanga abantu bari gushaka akazi cyangwa se batanga akazi, cyangwa yewe byagera no ku rwego rwo kubaza umuntu inshingano, ugasanga aho kugira ngo umuntu abanze arebe ko yakoze amakosa, atangiye kwibaza indi mpamvu yaba itumye bamubaza ayo makosa. Ndibuka igihe kimwe ndi umuyobozi, hari umuntu wegeze agira amakosa, mu gihe abantu bibazaga niba ibyo bintu yakoze bavuga ari byo, hagiye audit igiye kuba niba ari byo, araza arambwira ati buriya nubwo audit ishaka kuza kureba ibintu, ariko buriya ikibyihishe inyuma ntabwo ari byo nkora, ahubwo buriya ni uko abantu bari hafi yanjye tudahuje. Mbere ugasanga umuntu wo kugira ngo arebe inshingano yahawe, arebe ibyo akwiye gukora, baba banabimubajije, yewe bakaba n'igihe usanga n'aba ari ku ruhande rwe, niba bava hamwe, niba ari abo baturanye bitewe na ya mpamvu baturanye,
aho kumubwira ngo hano wakosheje baramubwira ati ariko ubu ntabwo impamvu yabariye rero icyo ariko se n'abandi bari bakoze nabi nkawe niba yari yakoze nabi ayasiyumu nabo bari bagiye kubabaza cyangwa niwe babajije wenyine mu bandi bakora nkawe n'abandi bari bababajije noneho ikigaruka ni icyo cy'uko uza kubaza umuntu inshingano akabanza kwibaza impamvu uje kuzimubaza ubundi bwo ntabwo umuntu yarakwiye kwibaza impamvu bamubaza inshingano kuko inshingano uzihawe ukwiye kuba witeguye no kuzibazwa indi mbogamizi ariko umuntu yagarukaho ni n'imbogamizi ijyanye n'abantu binangira cyangwa se abantu bakomeza guhisha nkana amakuru ajyanye n'aho imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi itarashyingurwa mu cyubahiro iri ibyo nabyo bisubiza urugendo turimo inyuma kuko iyo tumaze imyaka igiye kugera kuri 30 ubona hari imibiri itarashyingurwa mu cyubahiro kandi ayo makuru agiye azwi bigenda bisubiza urwo rugendo inyuma kandi wambajije nk'umupasitori cyangwa se umwe mu bihaye Imana mu kindi kintu ubona ni no gusanga rimwe na rimwe ayo makuru aba ari hafi aho ngaho hafi y'insengero hafi niyo mpamvu mu biganiro nk'ibi abantu bakwiye kwibwiriza ukuri bakwiye kongera kubitekerezaho hakabaho n'umwanya abantu bakongera bagahura bakibaza atari koko nuko aya makuru atabazwi ese nuko bitaba byamenyekanye kuko iyo dutinze aho ngaho bikomeza gusubiza inyuma rwa rugendo turimo rwo kwiyubaka rwa rugendo rw'ubumwe iyo nayo n'indi mbogamizi ubwirwa n'iki ko uyu muntu ayo makuru yayahishe nkana cyangwa atayavuze kubera gutinya ko nanayavuga baramutwara wa mugani kandi abatwara abantu hano naho baba bahari buriya wakwemeza ute ko ari nkana impamvu wabona ari nkana nuko jenoside yabaye ari ku manywa yabaye mbega abantu babibona rero ntabwo abantu bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi umubare runaka uwo ari we wose kugira ngo bimare imyaka 5, 10, 20, 25 kandi biganirwaho biragoye kuvuga ko nta bantu bari babizi ariko kuki uvuze ko umuntu yatinya akabivuze abamujyana baba bari hafi buriya ukuri kurabatura ukuri kurakiza niba kumujyana ari byo bikwiye kumukiza buriya kumujyana si cyo kibazo kuko imana ni umucamanza utabera niba imana ari umucamanza utabera umuntu kubazwa ibyo yakoze niba ari ikintu gihanwa n'amategeko akagihanirwa iyo ni inzira imwe yo kumukiza ku buryo umuntu adakwiye gutinya kubivuga kuko nabivuga azabibazwa kuko kubibazwa bishobora kuba ari ndetse ni nayo nzira yamufasha kugira ngo agere kuri kwagukira kuri bwa bumwe ariko ikindi gikomeye ni nicyo kumenya kubivuga ni iki bimaze ku gihugu ni iki bimariye urugendo turimo rwo kubaka u Rwanda yego murakoze cyane madamu Irene uwo nkunda ntabwo nabibagiwe tumaze umwanya tuganira kuri ndi umunyarwanda twayumvise mu mateka yo kubohora igihugu turayumvise mu muyobozi turayumvise mu miryango ishingiye ku myemerere kwizera imyemerere ndetse n'imiryango itari ya leta ariko noneho ndi umunyarwanda yabiyange mu rugo mu gute ni gute ndi buhure nayo bitizwe ngo ni gahunda za leta cyangwa nabyumvanye padiri mu kiliziya cyangwa no mu mugoroba w'umuryango irabi yacu mu muryango gute ese wadusangiza inararibonye ryawe murakoze nyakubahwa minisitiri w'intebe namwe bayobozi bose muri hano kuri ngewe ndi umunyarwanda nayibonamo nk'ibice bibiri hari uruhare rwa leta n'uruhare mu muryango uruhare rwa leta rero uko nyibona
leta ikomeza kutwereka ko buri munyarwanda afite uruhare mu kubaka igihugu kandi no gushyira imbere ubumwe bw'abanyarwanda. Munyemerere rero ku muryango nafata urugero rwanjye bwite kugira ngo nshobore gusobanura uburyo ubwanjye kuri njyewe numva ko ndi umunyarwanda. Njyewe ndi umukobwa wa Dr. Akingeneye, yari umuganga wa Perezida Habyarimana, kandi nk'uko namwe bamwe hano babizi yaguye mu ndege hamwe nawe. Iyo nkuru tumaze kuyumva ntabwo byari byoroshye, byari bikomeye cyane, birumvikana, ariko icyaje kuduhungabanya kurushaho nuko haje kuba jenoside yakorewe Abatutsi. Umuryango wose wa mama nawe hafi ya wose barawuhitana. Ibyo byabaye ikibazo gikomeye. Ibi bintu rero byose byampuriyeho ntabwo byari byoroshye cyane, ariko bitewe n'uburere nabonye buzira amacakubiri byanyubatse mu bunyarwanda. Ni ukuvuga ngo Irene, abakoze jenoside mu izina ryo guhorera Habyarimana nk'uko bahise babivuga bamwe, baragiye bajya no mu muryango wa mama wawe bamaraho, kandi so yaguye muri ya ndege. Nicyo cyakubayeho, ngira ngo hari ukuntu wari ubinyuzeho gutyo wigendera? Nari mbinyuzemo, ariko jenoside yakorewe Abatutsi twese turayizi, ariko ntabwo wamenye wagiye kwica uwo muntu uwo ari we exactement. Yego biciye umubyeyi wanjye ari we mama, ni ibintu bikomeye, kandi abantu bishe twese turabazi ko ari interahamwe, ariko ntabwo navuga ni kanaka. Yego wakomeza. Uzahurire hehe rero? Uravuze uti ibyo bintu byarangoye, byakugoye mu ruhe ruhande, kandi uza kubikira uti niba warabikiza? Ariko nuko nari maze kubivuga byarangoye cyane, kubera ko nari maze gusobanura uburyo ku mpande zombi bitari byoroshye. Ariko nk'uko nabivuze, kubera uburere nahawe baturinda amacakubiri, byabashe kumfasha nkaba ndi mu Rwanda, kandi igihugu kikaba cyarangiriye icyizere, kikaba cyarampaye inshingano, ariko muri izo nshingano nazo bazimpaye kwa ko babonye ko mfite ubushobozi. Dukomeje rero muri ibyo byose, nagiye mu kazi bampaye nkakorana ingufu n'ubushake, ariko n'ako kazi naje guhura n'abantu bamwe batishimiye ko naba muri ako kazi, cyangwa se n'abandi hanze, byaba ari hanze cyangwa byaba ari mu kazi, nahuye n'abantu batabyishimiye. Nabyo nabyo bintera irindi hungabana, ariko ngira umuryango, ngira n'abandi bantu bamwe bari hano muri sare bafashije komera icyo gikomere. Nta muntu ujya umbarira inkuru y'igice ngo ncike. Uragira uti ngeze mu kazi, uravuga uti mu kazi bamwe barankomerekeje, utari ko no hanze. Ni hanze hehe? Dufasha aho hantu tuhumve. Mu kazi bagukomerekeje batugeze mu nshingano, abo bandi bo hanze uvuze ni bandi? Nubwo utatubwira amazina, ariko turi Abanyarwanda barimo kuganira, turumva icyo uvuze. Yego, ni mu kazi, mu nshingano nahawe mu gihugu, byaba mu kazi cyangwa mu gihugu hanze, abantu tudahuriye mu kazi, nibo nashatse kuvuga. Yego. Mu kazi bagukomerekeje bati ukigera mu nshingano? Ntago byabaye nkigera mu nshingano, ariko sinzi niba ari ibintu naza kuvugira hano. Ibyo wavugira mu ruhame. Yego, ntago ndumva twazashaka undi munsi. Nabyo ni igisubizo. Yego, murakoze. Yego, murakoze cyane. Ndi umunyarwanda rero, ndi umunyarwanda. Yaba iyanjye mu rugo gute uko bireba uyu munsi? Ndi umunyarwanda yaba iyanjye mu rugo, twihereye mu nshingano z'umuryango tugira. Umuryango ugira inshingano zo kwita ku muryango, kugira umuryango utekanye,
guha uburere abana buboneye, kandi n'ibikomere umuntu yaba yaragize akabirinda abo bana kugira ngo nabo baziyubake babe abana b'u Rwanda rw'ejo. Yego, turagana ku musozo w'ikibazo cya nyuma nkubaza, ni nacyo cya nyuma ngiye kukubaza. Ubwo urubyiruko rwaganiraga rwavuze ngo ababyeyi ni muduha ubudaheranwa aho kuduha ibikomere bitaba transgenerationnaire. Umubyeyi w'umunyarwanda ukomeretse, katuvuge ukomeretse kuko amateka abantu bayakomerekeramo, kugira ngo adahe umwana we igikomere ahubwo amuhe ubudaheranwa, urabona we yafashwe iki? Kugira ngo adahe umwana ubudaheranwa yabanza ubu bwe akibuhura, akaganirizwa, akagira inama, akabohoka mbere y'uko aba aho umwana ubwo budaheranwa. Akaganirizwa nande? N'uwo ari we wese, byaba umuvandimwe, byaba inshuti, byaba se n'abandi. Hari uburyo butandukanye bwo kuganiriza umuntu. Yego. Afande Kabarebe, mu kanya tugiye kumva n'ibitekerezo byabo turi kumwe hano. Muratubwira urugendo mwarutubwiye rw'amateka akomeye, igisirikare cyubakitse kidadiye, ariko uyu munsi turaganira n'ubundi tuganirira mushinzwe n'akarere, noneho muri ngarutse ku nshingano zanyu nka ministre, mushinzwe akarere, ariko akarere navuga ngo yangenga bitekerezo ya jenoside iracyariho, hari abakiyirwanirira muri za FDLR, sinzi niba hari n'ahandi. Uyu munsi wa none ari abasirikare bafatiwe cyangwa bavuye muri FDLR, hari abashobora gufatirwayo, hari abashobora gutaha. Uyu munsi mubona kiriya kibazo cyakemuka gute? Ese kirakenera urugamba rubaca intege, cyangwa birakenera inzira ya diplomasi yo kwigisha ahari bari abantu nabo bakazagerwaho na ndi umunyarwanda? Murakoze. Nk'uko twabivuze kandi byumvikana, inzira yo kubaka umunyarwanda, ndi umunyarwanda, ni inzira ndende cyane. Ni inzira ndende kandi ni inzira igomba isaba guhozaho. Ibyabaye mu mateka y'iki gihugu ntabwo ari ibintu bizashira uwo munsi, ni urugamba ruzakomeza igihe kinini cyane. Ariko ku kigero, iyo urebye uko byari bimeze mbere ya 1994, nyuma yaho ubona imbaraga z'ubunyarwanda no kumva abanyarwanda benshi bibona mu kuba abanyarwanda ni nyinshi cyane, ziragwira. Abagitsimbaraye ku macakubiri na ingengabitekerezo ya jenoside ni bakeya, ariko baracyayifite. Ariko icyo kuba bake ntabwo ari cyo kibazo, kubera ko n'ubundi n'abatangije ingengabitekerezo ya jenoside muri za 58 n'9 bagitera n'abandi bari intiti zitageze 10, ariko nyuma y'imyaka 30 hapfuye miliyoni. Murumva hatangije ingengabitekerezo yatangijwe n'abantu batageze 10 b'intiti, abitwa ngo ni abaelitisite. Nyuma y'imyaka 30 bararika miliyoni y'abantu. Aba rero bakiri muri Kongo no hanze ni Burayi barahari, si benshi cyane, ariko iyo ngengabitekerezo ya jenoside bafite ubwayo ni imbuto mbi cyane. Ibonye icyuho imeneramo, yakongera igakora ishyano. Ubu ndetse no mu mikorere yabo bagenda bahindura n'imikorere. Ubu barabizi neza ko utahaguruka ngo uvuge nk'uko Kantano yavugaga, nk'uko Bikindi yavugaga, nk'uko bakaramira abandi bose bariya uriya ninde wavanywe Canada mu Gesera. Iyo mvugo yo kumugaragara yo kuvuga ngo mwica abatutsi mugire gute, ntabwo bashaka kuyivuga. Barakoresha amayeri yandi, cyane cyane urubyiruko rukiri rutoya. Niyo mpamvu urubyiruko rwacu rugomba kwitonda cyane. Nk'ubu abo b'urubyiruko rukiri rutoya baravuga bati inzira nziza twacamo yo kuzongera gusubira kuri gahunda yacu nuko twakwataka system y'u Rwanda
tunyuze mu bintu bita rights, tukataka rights, bati kuko nitwataka rights turazana urubyiruko rwose n'urutazi gahunda yacu rutuyoboke. Turataka rights ya tunywerese, baravuga ngo dutahe saa 7 z'ijoro, ubwo ni uburenganzira bwacu, barimo bahutaza. Ufite umugambi wo kuzazana ingengabitekerezo ya jenoside we arabivuga, azanemo n'abandi batabyumva neza bumva ko ari rights gusa, ariko ariho azanyuza ibitekerezo. Baravuga bati YouTube, itangazamakuru tuvuga ibyo dushatse, niba dufunga izo ni rights, ni rights. Muri ibyo byo kurwanya rights, cyitwa rights zihutazwa na leta, nicyo tuzanyuramo kongera kugarura amacakubiri. Urumva ni amayeri yihishe inyuma. Aya ngaya rero urubyiruko rutoya ntabwo ruzayamenya, bo bazaba bumva ari bariya bafite ingengabitekerezo ariyo bashyize imbere, bazaza bavuga rights, ariko rights bakubiremo n'abandi bose, noneho batera imvururu cyangwa se babone icyuho. Kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside ni process izagumaho, kubaka ubunyarwanda ni process izagumaho. Nyakubahwa First Lady yabivuze ngo tugomba kwishyira muri DNA. Kwishyira muri DNA ni ukwishyira mu maraso, mu mushokoro, tukajya tuyihererekanya, kandi ni urugamba ruzahoraho. Abanyarwanda nta na choice mufitega. Icya mbere, muri gihugu gitoya cyane kizengurutswe n'ibihugu byinshi, umutungo kamere dufite ntabwo ari mwinshi cyane, ni mutoya. Ikindi, turi benshi cyane, miliyoni 13 ku buso, turi igihugu cya 4 ku isi gifite ubucucike nyuma ya za Singapore n'ahandi. Ikindi, amateka yacu ntabwo ari meza mu karere. Buri muntu wese hano utarahunze afite umuvandimwe we wahunze, utarahunze 59 yahunze 94. So akarere twarakayogoje, twagateye akajagari, baraturambiwe. Ni ukuvuga ko turyanye hagati yacu, ntitugifite naho kwihindira. So by obligation tugomba kubana byanze bikunze, nta handi dufite kujya. Ubu ninde wakongera guhungira Uganda? Ninde bamwakira gute? Ninde wakongera guhungira Burundi? Wakwakirwa nande? Ninde wahungira Kongo? Murebe ibiriyo, mwahungira hese? Ni ukuvuga ko tugomba kuba hano. Niba tugomba kuba hano, tugomba kubaho neza, tugomba kubana neza. Nta choice nimwe dufite. Ariko rero tukagira n'ikindi kintu cyiza. Turavuga ubuso buto, umutungo muto, amateka mabi, ariko dufite n'ikintu cyiza. Kuba turi miliyoni 13 zifite umuco umwe, zivuga ururimi rumwe, tumaze imyaka 30 tubona kubana neza no kubana mu mahoro icyo bimaze. Kuki tutakubakira kuri icyo ngicyo? Kuki tutakubakira kuri icyo? Kuko hari icyo twahawe, niba ari Imana yabiduhaye, niba ari gihanga, niba ari iki, ariko icyo dufite umuco wacu, ururimi rumwe. Umukuru w'igihugu avuga mu gitondo, u Rwanda rwose rukamenya icyo yavuze, n'uri hanze y'u Rwanda. Umuyobozi ajya imbere y'abantu akavuga mu rurimi rumwe, igihugu cyose kikaba cyabyumvise. Ntabwo ari benshi babigira. Icyiza dufite rero ni mureke tukigumane. Kandi mutibaza ngo ingengabitekerezo, amacakubiri, ndi umunyarwanda izasenywa gusa n'ingengabitekerezo ya jenoside. No, ibizayisenya ni byinshi, ni nk'ibyo navuze bindi, ariko n'ubudutsiko, n'imiyoborere mibi, n'ubusambo, no kwikanyiza, no kwironda. Kandi ibyo kwironda uko tugenda twidevelop, utibaza ngo bizagenda bikurikiza amoko cyangwa iki, bizagenda bikurikiza ni interest, icyo musangiye niho bizagira. Ariko byose iyo ari imico mibi iragenda igasenya igihugu, igihugu cyasenyuka, ubunyarwanda bugasenyuka.
nicyo bivuze. Twebwe rero nta cyose dufite uretse kwitondera imiyoborere. Uyu munsi turiho turavuga imiyoborere y'igihugu cyacu. Ubuyobozi nibwo butugejeje ahangaha tugeze. Guhera muri uko kubohora igihugu cyacu kugeza aho twahuriye na challenge ya genocide, aho ngaho cyari ikigeragezo gikomeye cyaho u Rwanda rwagombaga gusibangana, ariko abantu baraharenga kubera ubuyobozi dufite. Ubuyobozi ubu ngubu tugeze ku iterambere, turacyahanganye no kuvuga kubaka ubunyarwanda, ariko u Rwanda ruzabaho ejo n'ejo bundi. So n'abakiri batoya icyo mugomba kumenya ni ukwitondera ikintu cyitwa ubuyobozi, leadership, kuko leadership niyo yacunguye u Rwanda, ni nayo yatumye hataba ikibazo n'ibibazo nyuma y'uko jenoside yakorewe abatutsi ba 1994. Uwo umutima ukomeye cyane, umutima wo gutanga icyo wabuze. Buriya abantu icyo batazi, iyo wavukijwe ikintu ukavutswa ikintu, icyo wavukijwe nicyo wumva watanga ukumva uranezerewe. Niko bimeze. Buriya abantu benshi babohoraga iki gihugu bari baravukijwe igihugu, badafite igihugu, zikumara imyaka yose nta gihugu na kimwe ufite. Iyo ukibonye rero ukabona n'abanyarwanda, uba wumva wabifuriza igihugu, ubifuriza igihugu kugira igihugu. Buriya kujya gucyura impunzi muri Kongo zigeze muri 3,000,000, Loni yarananiwe ibeshya ahubwo ishaka ngo bagumeyo kuko babacuruza mu biriya batanga imfashanyo n'ikiriya miryango mpuzamahanga. Nta kindi RPF yabikoreye nuko abantu kubura igihugu bumvaga nta muntu ukwiye kubura igihugu. Bamwe muri twe twabaye impunzi inshuro nyinshi cyane. Uzi ko impunzi inshuro nyinshi? Navutse ndi impunzi jewe, mvukira mu buhunzi, nitwa impunzi. Nagiye kujya muri secondary, kujya muri kaminuza. Data atanga inka ku mugabo witwaga Jogombwa w'Umuhima kugira ngo ansinyire ko ari we data. Njya muri university 82 Ubugande buratwirukana ngo turi impunzi, tuza mu Rwanda. Tugeze mu Rwanda Habyarimana aradufata adushyira hariya Kibondo ngo turi impunzi z'Abagande. Urumva, icyo gihe tuba impunzi z'Abagande. Nyuma Museveni afashe Uganda, abantu bacu basubira Uganda nk'impunzi z'Abanyarwanda. FPR ifashe ibohoje igihugu 1994, batahuka bava Uganda nk'impunzi zitahutse. Murumva ibyo byose. Iyo wabuze ibyo byose ukibura, ukabura ubumuntu, ukabura impuhwe, ukabura urukundo, iyo ushoboye kubona uruha urumuha rwose. Mbona ariyo philosophy ya leadership ya RPF yatumye hatabaho amahano nyuma y'1994. Ni leadership, umuyobozi wacu ibyo yari yarabayemo nuko atajya akunda kuvuga ibintu bye, ariko rimwe na rimwe turabimuvugira. Kuba impunzi uri umwana mutoya ntabwo muzi icyo bivuze. Kuba impunzi uri umwana mutoya nkawe wagiye afite imyaka 2 kugira ngo unabeho byonyine, ukire macinya, kuko impunzi zose zicwa na macinya abana. Kugira ngo uzayikire ubu umuntu ukure mu buzima bugoranye. Iyo wamaze gufata icyemezo cyo kureba kugira vision y'igihugu, utanga byose ibyo wabuze. Je ndibaza ko ari byo umuyobozi wacu yahisemo gukora. Niko ntekereza. N'abandi bose bakamureberaho. Ariko ubu ntabwo ntekereza ko umunsi umwe hano mu Rwanda hazagira umuntu wongera guhagarara ngo avuge ati Abahutu, Abatutsi
ajye kuri mikoro ahamagarire kwica, no, bizaca mu zindi nzira, bizaca mu dukiriki, ukwironda, kandi kwironda noneho kudashingiye ku moko, kwironda gushingiye ku gusahura no kwikanyiza, bizaca mu turiya dutsiko nk'utwo mwabonye tw'abakono b'ejo bundi, nabo bakajya aho ngaho n'abandi nabo bakajya hariya, ubwo bakaba barasenya ubunyarwanda, ikintu cyose cyandamaninga umunyarwanda, imiyoborere mibi. Muzitondere ikintu cyitwa bad leadership n'imiyoborere mibi, icyo nicyo cyakora ishyano hano mu gihugu. Twe rero nta cyose dufite niyo kuyoborwa neza. Niba twarabonye urugero rw'imiyoborere myiza, hakagira usetinga akavuga ati urukiramende ni urunguru, mwararubonye, utazaza ngo arusimbuke, uwo ntazayobora u Rwanda, ntabwo azarushobora. Murakoze cyane. Mu kanya Honorable Mukantaganzwa yavuze ati abanyarwanda baratuye ngo turashaka perezida ukomeye. Umwaka utaha hari amatora, ubwo rero abashaka kuziyamamaza bazabanza barebe ko bakomeye ahari. Ibyo ni ibindi tuzabireba. Ariko abakiri bato babajijwe ngo u Rwanda twifuza, ese uru Rwanda twifuza ruzaboneka ryari? Ndagira ngo mubasubize, kuko ni ikibazo bigeze kubaza ngo u Rwanda mwifuza n'urumeze rute. Urakoze. Abajene bakunze kubivuga, natwe dukunze kubivuga, ariko iyo ndebye aho tugeze mbona u Rwanda twifuza tururimo. U Rwanda twifuza tururimo, ni u Rwanda rwuje umutekano, ni u Rwanda umunyarwanda agendamo uko ashaka. Hari igihe twabaye muri iki gihugu uko uteye intambwe bakubaza irangamuntu, washaka pasiporo bakayikwima, utari umuntu udafite iwanyu hakwemera. Ibyo rero abajene bakwiye kubyumva bakabimenya. U Rwanda twifuza turarufite. Dufite u Rwanda ruha uburenganzira buri wese, dufite igihugu cyemera ko buri wese azana umusanzu we. Igisigaye ni ukubungabunga ibyo dufite kandi tukagenda tubigira byiza kurushaho. Nicyo mbona. Naho igihugu turagifite, icyerekezo cyiza, intumbero nziza turabifite, politike nziza turayifite. Abanyarwanda bamaze kumva bazi icyo bashaka barahari kandi ni benshi. Abajene beza nubwo rimwe na rimwe tuvuga iki, nabo barahari kandi bafite imbaraga, batanga icyizere kuri iki gihugu. Nge numva u Rwanda twifuza turufite. Murakoze. Pastor Ndayizeye Izayi, namwe mwagaragaje ibyo mubona nk'ibyonnyi, ariko uretse isengesho nta n'indi miti mutekereza yatangwa? Ndabizi umupastor umubaje yavuga ati tuzasenga, ariko hari n'ibindi byaherekeza isengesho. Murakoze cyane. Hari ibindi bikwiye gukorwa no gushyirwamo imbaraga. Kimwe nuko mbona inzego zose zitandukanye zikwiye kugira umwanya nk'uyu w'ibiganiro, aho abantu baganira bareba aho bageze, ariko banakomeza kureba kuri za nzitizi n'uburyo bazibonera ibisubizo. Niba kandi mu kuganira bakabwizanya ukuri, bakanibwiza ukuri. Niba hari ikibazo cy'ihungabana nk'uko ryagarutsweho, aba ari umwanya mwiza wo kuganira. Ese ni iki turi gukora, ni izihe ngamba turi gukora? Hakeneye uwo mwanya rero w'ibiganiro, kuko uko umwaka umwe wiyongeraho hari igihe usanga hari ibintu bishya bindi abantu bakeneye kumenya. Kandi tukanareba uyu munsi mu kindi dufite ni uko abakoze jenoside bakabihanirwa, bakajya mu igororero, bagenda basoza imyaka bagomba kubamo, bakaza baje kuba mu buzima busanzwe. Icyo nacyo ni ikindi abantu muri bya biganiro bakwiye kureba ngo ababo tubafasha gute. Ariko se bakanibaza ngo ese nuhe rugendo
nyuma y'uko yari ari mu igororero n'uruhe rugendo rundi rumufasha muri ese arakomereza aho yari ageze, arakomereza niba yagiye ari umuyobozi runaka kamfate nko mu itorero, niba yaragiye ayobora ibintu runaka afite izi nshingano agakomereza aho ngaho. Abantu bakeneye uwo mwanya ni mwerure, niba yaragiye ari umupadiri, niba yaragiye ari umupastori, yaragiye ari umushe, hari imamu, aragaruka asubire, ese araza akomerezeho. Mbega abantu bakeneye uwo mwanya wo kwicara bakaganira, kuko ibibazo bigenda dukeneyemo ibisubizo bya buri munsi muri urugendo, bisaba ko abantu bicara mu bihe nk'ibi bakaganira, bakibwiza ukuri, bakanabwizanya ukuri, bakareba aho bava ndetse n'aho bajya. Ikindi cya kabiri ni cyo gushyira muri gahunda zacu imiryango yose, amatorero, amadini n'indi miryango yose, tugira gahunda z'ibikorwa bya buri mwaka. Ariko ni gute ibiganiro nk'ibi, inyigisho nk'izi zikomeza kwimakaza ndi umunyarwanda, zikomeza gushimangira ubumwe bw'abanyarwanda, ni gute bijyamo kandi bigahabwa umwanya? Kuko hari igihe usanga biharirwa urwego rumwe, biharirwa abantu bamwe. Rero birakwiriye ko buri rwego rwose bisubiramo bakareba iyo duteguye gahunda zacu, ese ibi ntibiri muri diveri cyangwa se mu bintu tumva bizakorwa n'abandi, kuko bitureba twese. Rero dukeneye kureba niba mu bikorwa duteganya umunsi ku wundi tubishyiramo, ariko bikanajyana nuko dushyiraho uburyo dukurikirana ko bya bindi twiyemeje turi kubikora. Ndibuka nari ndikura hari icyo twita declaration Musanze, ni igihe amatorero n'amadini ya Gikristo byagiye hamwe biri kuganira kuri urugendo, hafatwa n'ingamba zibikwiye gukorwa. Hashize agiye gushira imyaka 10, ariko uko abantu bafata ingamba tugira ibiganiro nk'ibi, hakeneye no kujyaho n'uburyo bwo kureba ngo ni gute bya bindi twiyemeje tubikurikirana. Ikindi ni cyo gukomeza kwigisha indangagaciro zikomeza gushimangira ubumwe bw'abanyarwanda, zikomeza kubaka aho tujya, zikomeza gutuma dutekereza u Rwanda twifuza, kuko nubwo tugufite urwo twifuza, ariko igihe cyo ntabwo kiguma ari kimwe. Dukeneye gukomeza gutekereza. Rero hari icyerekezo dufite cya 2050, ariko dukeneye gutekereza ngo nibihe bikorwa umunsi ku wundi dukora bitugeza muri cya cyerekezo. Ibi nagaruka no kubiha Imana, amatorero, amadini, dukwiye kureba uburyo kimungisho zacu dushyiramo inyigisho zisubiza ibibazo abanyarwanda bafite mu buzima bwa buri munsi, haba ari ibijyanye n'imibereho y'abanyarwanda, kuko wabivuze ngo si ugusenga gusa, kuko gusenga gusa ntabwo byakemura ikibazo cy'abana bari ku muhanda, ntabwo byakemura ikibazo cy'igwingira. Gusenga gusa ntabwo byakemura ikibazo cy'abantu badafite aho kuba. Niyo mpamvu mu nyigisho zacu dukwiye kureba ni gute ari inyigisho, ari ibikorwa umunsi ku wundi dushyiramo ibisubiza ibibazo by'imibereho y'abanyarwanda. Hari ibyo twakoze mu bihe bishize, dutangiye icyo twise itorero ryo mu murima, ririmo kwibaza ngo ku cyumweru abantu baza mu rusengero, ariko indi minsi abantu baba bari hehe? Indi minsi ni iki itorero rifasha abantu mu buzima bwa buri munsi? Ese ni gute twabafasha bakajya mu matsinda yo kwiteza imbere? Ni gute twabafasha nk'abahinzi, nk'aborora, tukabafasha ko babasha kubikora neza, kugira ngo ku cyumweru bazagaruke ariko bafite ibibasha kubabeshaho? Rero mu bikorwa bya buri munsi dukwiye gushyira muri za nyigisho, kandi ibi si amatorero n'amadini gusa, abantu bose bafite abahuriye n'umuryango nyarwanda bakwiye kwibaza ngo ni iki turi gukora gisubiza bya bibazo bya buri munsi abanyarwanda bafite, kugira ngo turusheho gusigasira u Rwanda twifuza. Murakoze cyane nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, mu biduhereye uburenganzira twakwakira ibitekerezo dufashijwe n'abatuyoboye mu gusangira ijambo. Nyakubahwa Prime Minister, murakoze cyane kuduha uno mwanya. Abanyarwanda baravuga ngo Imana ihaye nta gahinda nta henda bibabanye, barora Imana yamuhaye kubaza ibibazo nawe arabibaza pe. Nagira dushimire cyane abasubije, rero bagiye basubiza neza nkuko bari babitwemereye. Turafata ibitekerezo bitatu kugira ngo twihute tujye mu zindi gahunda. Nagira ngo ufite mikoro
nagira ngo mumpere mikoro ndabona nta urazamura ariko hari muzane mikoro hano abarinzi b'igihango mwahera ko uwo musaza nta kibazo. Murakoze nyakubahwa minisitiri w'intebe. Njya nkunda kuvuga nti iyo tuza kugira ibyago fare igatsinda urugamba byari kuba ibindi kuko njye nkurikije ibyo afande yavuze ingabo za fare burya zari ingome. Impamvu muri abayobozi ba fare bagiraga batya bakabwira ingabo bati nimuramuka mufashe umusirikare wa RPF urupfu yari gupfa mu kuba inshuro 10. Afande yavuze umukobwa wafatiwe ku rugamba ndumva ari hantu mu Nyagahinga hagati ya Kidaho n'umupaka wa Uganda. Umukobwa bamaze kumufata yari yambaye uniform. Icyo gihe hari hapfuye abasirikare muri bateyo parakomando bagera nko ku 8 bari bayobowe n'umusereje majoro witwa Kizimana. Umukobwa bamufashe koko baramubambye. Abo basirikare baje bigamba ko babambye umukobwa w'inkotanyi. FPR rwose nta kintu itakoze kandi iyo nkanjye wari umusirikare iyo witegereje neza uko urugamba rwagendaga wasangaga RPF yari imaze kudomina neza ingabo za fare. Ikindi kubona fare yari ifite abasirikare bagera ku 40,000 muri 40,000 tukagiramo umutima wa kigabo turi abasirikare 3 gusa mu 40,000 ari nabo turi kumwe ahangaha. Abandi bose nta numwe wigeze agira umutima kuko iyo haza kugira abandi basirikare ba fare bagera nko ku 1,000 ndumva abahararokotse abanyarwanda bagera byibuze nko ku 1,000 nka 400 cyangwa 500. Nagira ngo rwose nshimire afande watanze kira kiganiro ibyo yavuga byose namwumviraga ngira turi kumwe nibyo kuko nkanjye narabirebaga. Murakoze ndabashimiye. Murakoze cyane njya ngo mumpere mikoro Minisitiri wa Minafet Vincent Biruta. Murakoze nyakubahwa Prime Minister. Nagira ngo bimwe ngiye kuvuga byanavuzwe no kubivuga mu yandi magambo ariko ndi umunyarwanda. Bati ni gahunda ya leta izaba gahunda ya buri muryango ryari niko bikwiye kuba bimeze n'uyu munsi kuko ndi umunyarwanda niyo twubakiraho kuba n'u Rwanda ruriho uyu munsi rukaba ruzanabaho n'ejo hazaza. Ni gahunda dukwiye kuba turimo uyu munsi kandi ni urugamba nk'uko byavuzwe ruzakomeza n'ejo bundi hazaza. Ndi umunyarwanda idahari ubunyarwanda butariho nta Rwanda ruzabaho. Niyo rwanabaho nta gaciro ruzagira. Rero numva ko haruko tukwiye kubyumva kandi ni twebwe tugomba kubikora twebwe ubwacu abanyarwanda ubu n'ejo hazaza. Ariko nanone intwara rumuri abayobozi nibo bakwiye kuba bari ku isonga ya gahunda. Ababibye amacakubiri mu Rwanda bikagenda bikatunatugeza kuri jenoside yakorewe abatutsi yahitanye miliyoni irenga. N'ubu ngubu ubahaye umwanya barabikomeza kandi n'ubundi bajya babikora. Ngira ngo bubakiye kuri babandi bagifite imyumvire ifutamye ngo ni rights ni uburenganzira bakagera naho bamukoresha ni uburenganzira bwo kugira ngo ukore ibintu bituma u Rwanda rutabaho cyangwa se nawe utanabaho. Abo ngabo barahari nta nubwo bazanabura nta nubwo bafite n'inshingano yo kugira ngo bakore ku buryo u Rwanda rubaho cyangwa se rugira agaciro. Ibyo ni izacu niko dukwiye kubyumva. Yewe ariko nakomeje gutekereza nibi tuvuga agaciro k'u Rwanda
turi abanyarwanda turavuga u Rwanda rwacu nibyo, ariko iyo waguye gatoya ukareba na Afurika yacu tuvuga uyu munsi, Afurika kuba idafite agaciro nk'ako ikwiye kugira ni bya bindi nyine byo kutiha agaciro no kutamenya abo turi bo. Uyu munsi barakubwira bakujyana muri gahunda yo gutesha agaciro u Rwanda ukayemera, ariko nusohoka uzagenda uri umunyarwanda nta n'ikindi bazakubonamo. N'umunyafurika ni kimwe, uragenda uri umunyafurika, ariko ibyo dukora kugira ngo Afurika igire agaciro, ibe umugabane wubashywe, ntabwo ari byinshi. Turagenda uyu munsi turahatana, turashaka kugira umwanya ugaragara muri UN, turabihatanira, tujya mu nama nyinshi hirya no hino. Ejo bundi twari twishimiye ngo twagiye muri G20, ariko twajyanye iki? Twagiye turi bande? Nitutareba neza tukagenda uko tumeze ntitwubake bwa bunyafurika ngo tugende nk'abanyafurika tuzi agaciro k'umugabane wacu. Tuzajya muri G20, tuzajya mu kanama k'umutekano ka UN, tuvaneyo ifoto gusa, ya foto ngo nanjye mwambonye nari muri G20, cyangwa mujye mubibona bamwe bagenda bakarata ko bagiye mu nama y'umuryango w'abibumbye, ndetse babonye n'ifoto bavanyeyo bari kumwe na perezida wa Amerika, ndetse bikaba na debate ngo hari abatabonetse muri iyo foto, byabaye ikibazo. Ariko ngira ngo icyo baba batazi nuko hari ababa bajyanywe n'ibindi bitari ifoto. Rero ibi tuvuga, ndi umunyarwanda, kubaka u Rwanda rwacu, kuruhesha agaciro, dukwiye kubibona no mu buryo bwagutse bwo kugira ngo nk'abanyafurika tuzagire agaciro, n'uyu mugabane wacu uzagire agaciro nk'ako indi migabane yo hirya no hino imeze. Bariya bose babigeraho, ntimugire ngo babigeraho kubera ko byoroshye, kandi nta wundi ushinzwe kubaka ubwo bumwe bwabo cyangwa se kubahesha agaciro niba ubwabo babibona bakabyubaka bakabikorera. Ngira ngo iyo mubona ibihugu by'ibihanganye ukuntu bihangana hirya no hino, usanga hari gahunda zo gusenya ubumwe aba n'aba baba baragezeho. Bene iyo migabane, bene ibyo bihugu nibo barwana kuri bwa bumwe kugira ngo bikomeze bubaheshe agaciro. Ntabwo nirirwa mvuga ibihugu ibyo ari byo, ariko mubona guhangana kuba kuriho, ubumbije gatoya n'ibihugu bimaze imyaka 200 hamwe bashobora kubisenya kugira ngo kagaciro kabo kagabanuke. Twebwe rero mu kubaka u Rwanda rwacu dushingiye kuri ndi umunyarwanda, tugomba kubiha uburemere bukwiye, tukagira n'uruhare kugira ngo na Afurika yacu izagire ka gaciro. Nibwo tuzajya kuri mapu y'isi, tukajya tugira ijambo nka Afurika mu ruhando mpuzamahanga. Naho ubundi mu gihe turacyabibona n'uyu munsi, abantu bajya mu matora igihugu runaka, ugasanga gahunda bashyize imbere ni gahunda nakwita urwango, niyo manifesto. Twanga abanyagihugu aba n'aba, ubwoko ubu n'ubu, akarere aka n'aka, twanga abaturanyi. Iyo ngiyo ikaba manifesto ijyanwa mu matora, ugasanga ari byo bashyize imbere. Ibyo rero nibyo bizakomeza gutesha agaciro umugabane wacu, nibyo bizakomeza gutuma tutagira ijambo mu ruhando mpuzamahanga. Iyi gahunda rero ndi umunyarwanda tuyirebe mu buryo bwagutse. Turayivuga uyu munsi, igomba kuzakomeza ejo, ni urugamba, ariko tunareberaho ko twakwiye kuzaba tuyubaka kugira ngo tugire n'uruhare yo kugira ngo ndi umunyafurika, Afurika yacu ugira umwanya ikwiye mu ruhando mpuzamahanga. Rero ni gahunda ndende, ni urugamba, kandi dukwiye kururwana ubu, n'abadukomokaho bakumva ko bazarukomeza kugeza igihe tugereye kuri iyo ntego. Murakoze. Murakoze cyane. Nyakubahwa Prime Minister, twafata igitekerezo kimwe hanyuma
tukagana ku musozo. Ari umusaza wo mu Murinzi w'Igihango. Murakoze nyakubahwa Minisitiri w'Intebe. Nitwa Mudenge Boniface, Murinzi w'Igihango mu karere ka Rubavu, umurenge wa Bugeshi, ku mupaka wa Kongo. Turabaturanyi bakira gihugu kigira inzozi zigira, ariko turabahindura. Urubyiruko rwabo bamwe barahunze, ariko abasigaye iwabo baratambuka tukakinana nawo umupira, ko turashaka kuboza. Nibyo avuze binkoze no ku mutima, kuko turashaka ko n'imbibi n'imitekerereze y'abayobozi batari bazima turukoza. Turashimira narira jambo avuze ko Abanyafurika tukwiriye kureba kurenga n'u Rwanda tukaryohera n'abandi. Ndatanga imbogamizi kuri ka gatanu, ndihuta. Aka gatanu umuntu yancira umugani ngo gutanze kureba gutanga kuruha. Umuntu umwe w'umuyobozi mukuru mu ngabo zacu aherutse kumpagarika muri uyu mugi, simuvuze ariko yambwiye ibyiza. Abantu barambwira manuka muri gare ya Remera ngo muzengo iriya modoka y'umuyobozi iri kugushaka. Nazamuka agatama moto n'imodoka ati nirira hagaze. Mpageze nunama birahure bya fimi amanura ikirahure, mbe Mudenge kuri kurunguruka araseka, fandi muraho aturaho neza kugenda muri Kigali n'amaguru. Tifandije mu nama hehe ndi Hilltop, injira mu modoka tuganire. Anyicaza ati Mudenge wasoma kugahira cyari umudive ndi rwose, wabaza ukajya ntinatamiye fandi, ngiye kuguha raporo yawe. 1996 na 7 ugeza muri 2002 ingabo zacu dusimburana mu kigo cya Mudende. Abacengeza umuro watse hariya twari tugufite nk'umuntu tubona abaturage bose bibonamo, natwe tukakwemera kandi tukakwifashisha nk'ingabo. Ntabwo ari ubizi, ariko Mudenge tukavuga tuturiya mugabo warokotse mugogo hano muri Bigogo, tubona ari umuntu nubwo atiza amateka mu Rwabije ariko arareba atariko tukakunegura. Ariko kutubona sobanutse, ariko abahutu baramuroze. Iyo umuhutu agize akabazo ntaryama ati Mudenge rero uje ukomeza usenge, wamenye icyerekezo cya nyakubahwa umusaza hakiri kare abate. Ariko uwo mwambaro mwajyanye, Imana ishimwe yuko afandi utabasaziyeho, mwarawugaruye kandi uratubereye ubunyarwanda. Icyo ngira ngo ntangeho imbogamizi ni ndahera no ku bayobozi na Mudenge, nubwo n'umuturage ariko nandi iyo umuntu afite imyumvire ishobora gufasha umuturage nawe ubaye umuyobozi nibyo. Hari umuntu duherutse kuganira mu by'amateka yatwise n'umuhutu, njyagirana na biganiro neza, nshimira ko Imana yanshoboje ko nta muntu ujingira hagakingirizo gatuma atanyihamburaho. Turaganira ngo ariko Mudenge kuje mu nama z'abayobozi waje uha n'ubutumwa n'abayobozi. Ati nkubwire icyabaye iwacu nde duherutse kwikora, tuje gusura mukuru wacu i Kigali ari mu bayobozi muri guverinoma. Tugenda turaba bene se batatu na mwene nyina n'abadamu bacu n'abana dukondesha tagisi, ariko turi muri saro arabwa tumva rero mwakoze, ariko ntimukongere kuza muri ritsinda muri umukororo. Jya mbona gakonji igihe muzumva munkene no kuzana umudamu n'abana, mfite imodoka kai konji ndayemerewe, nzaje nza ntimukongere kugaruka, mutazatuma bantekerezaho ibindi mba ndi kujya kuri leta y'abatutsi. Ati kandi ni umuyobozi. Ati Mudenge mbese abo ko habigeze muri ibyo byumba ntabwo nabo bafasha. Ariko ubwo ni ka gatano ntitukarebere mu giturage gusa, kuko dukubuye y'abantu iyo umubyeyi nabira twavugaga ku bana nuhe murabarore yabivuzeho nk'umwana wanje hari icyo namuragije. Iyo amateka nibikomere hubwo tubivane mu muti, kuko inkotanyi zadushakiye umuti mwiza. Umwana wanje magana ku munsi ndagira ngo wenda bwira ababyeyi hano kwa kundi tuganira n'abana bacu, ibi tuvugira aha nibigera mu nzu cyo tubikuba gatanu kubivuga neza, tukabivuga neza mu ruhame, muvuga istromoye mu butumwa duha abandi no ku televiziyo, ahubwo duhera iwacu cyane kuko birubaka. Turagushimiye cyane Mudenge, murakoze. Turagushimiye cyane. Ari musoza wasoza. Okay. Hari akantu gato nshaka kuvuga kuri ku madini, mumbare n'umunyedini ukomeye. Amasegonda make. Cyane ndihuta. Ndasaba umuyobozi uhagarariye amadini kandi n'abandi bari kutwumva. Ubundi amatorero n'amadini kuzana ndi umunyarwanda yifata nka politiki.
ndetse mu bihe byashize nari mpagariye ibuka nabizana naho nsengera mudenga tuzaniye bya bindi ndetse mvuga kwibuka ngo ni ibintu bya gipagani nazana n'umunyarwanda gatuzaniye politiki ngo nizanama bamo ariko iyo tubaye bazima uyu munsi amadini menshi aransaba gutanga icyo kiganiro kuko bibakura mu cyumba cy'ubukirito bw'inyuma gusa mu mutima nta burimo. Arakoze cyane mwamuha amashyi nyakubahwa Prime Minister, nagira ngo mutwemerere dushimire